Yego, urakoze. Ngira ngo ikibazo cy'uriya muvandimwe mwacyumvishe arimo kuvuga ngo hari ibintu biziririje ku isi. Arashaka kuvuga wenda ibyo byose bihereye ku nzoga. Ni amazina gusa. Amazina ni kimwe ariko imiterere iratandukanye. Ntabwo inzoga zivugwa none se ko ku isi uzi ko kurongora abagore barenze 4 ari icyaha? Urabizi cyangwa ntabyo? Ku isi ntabwo ushobora, niyo waba uri intwari yo kurongora ntiwarenza 4, ariko mu ijuru ushobora kuzarongore n'ijana. Biraziruwe ko n'ubundi no ku isi biraziruwe. Ku isi uzarongora abagore nturenze. Mu ijuru ryo rwose icyo uzifuza cyose Imana izaguha ku kirebana n'abagore. Nawe niba urimo kubijyanisha n'inzoga, inzoga zo koko niko zitwa, kubera ko muri Qur'an Imana ivuga ati khamrin ladhati lisharibi, inzoga zizaba ziryoheye abarimo kuzinywa. Ariko izo nzoga nyine zitandukanye n'inzoga zo ku isi, biratandukanye. Nakubwiye ko izo ku isi ari inzoga zimena umutwe. Inzoga zo ku isi ni inzoga zitwara ubwenge. Ukabona umuntu arimo aragenda mu nzira, mbese wibaza niba azi ko hari imodoka zigenda mu muhanda cyangwa ntazo. Ku isi wanyweye inzoga ni ibimenyetso mu gutuba akagufasha ukagera iyo ujya. Kandi inzoga zo ku isi uko uzinyweye ngo icyaka kiba cyinshi, ukunywa ni kugira icyaka. Niyo mpamvu umuntu yicara ku igazi akanywa n'amagazi abiri. Ariko inzoga zo mu ijuru ibyo bintu byose, ibintu by'Imana biratandukanye. Niyo mpamvu tuba tubabwira tuti icyo Imana yavuze n'icyo Imana yateguye mujye mukireba mu ishusho yacyo ihambaye. Ntabwo ari nk'ishusho y'ibyo mubona ku isi hano. Hano ku isi inzoga ni haram, ariko Imana yaraziteguye kuri ba bandi bazaganduka zitandukanye n'izi sizo bajyaga. None se abantu hano biyemera, iyo yicaye nawe kuri bara cyangwa se ahantu banywera inzoga, ukuguru yakugeretse ku kundi, ashobora kukubona wenda wewe w'umunyantege nke ukabona uri indembe. Ariko ntacyo bitwaye, uba indembe wubaha Imana, nta kintu. Uba indembe wubaha Imana. Sasa n'abantu mu ijuru babandi bubashye Imana nabo bazaba barimo kunywa izo nzoga zo mu ijuru zitunganye. Babandi bababonaga ko ari indembe ku isi, nabo bajye babareba indembe zireba indembe zo mu ijuru. Noneho mwumve sasa, kandi bazaba biyegamiye mu ijuru, biyegamye ku misego myiza cyane, ku ntebe nziza z'imisego, barebana barimo kuganira. Bagere naho bavuga ngo mbese babandi batwitaga indembe ku isi uyu munsi ntibabaye indembe? Ese bahembwa ibyo bajyaga bakora? Ko iyo umuntu, abantu bari mu bintu nk'ibyo ngibyo, babona ko abatabirimo mbese ari abanyabyago, ari abanyagihombo, nta kintu bafite, nta kintu gutyo. Ubwo rero icyo ubanza ugihanagura. Ariko Imana ni nziza kandi ikunda ibyiza, yatwifurije ibyiza ku isi, izanaduha ibyiza bihebuje mu ijuru. Wenda hariho n'uwavuga ngo ingurube, wal'iyadhu billah, ingurube ni haram, ni ikintu urakibona, urumva? Hari ikindi se cyane? Imana muri Qur'an iravuga ngo muzabona ibyo mushaka mu ijuru. Abashaka abagabo, abagore Imana izabaha abagore, abagore Imana ibaha abagabo, byose abantu banezerwe. Abantu ni ukwishima mu ijuru, ni ukwishima. Yego.
yego ntawe icya mbere nacyo sinacyumvisha Said ubushize yavuze yuko umuzindi umuntu umwe mu banyarwanda azajya ari uzajya bose yego kuzura suzi icyo bisobanuye kuzura abizi iryo jambo nakubwiye ngo jahannam izuzuramo abantu benshi ibyo menya nta kibazo bifiteho kubera ko jahannam nakubwiye ko bazajyamo nitanuzura nk'uko twakubwiye Allah subhanahu wa ta'ala ikandagireho yuzure nijoro abantu bazajyamo buzure nibatanuzura Imana irimo abandi bajyemo nyine waliman khafa maqama rabbih jannatan sibyo nyine ubwo no kuvuga ngo ijuru ni ijuru mu nyito ariko hari igihe ikintu cyitwa inyito ari kimwe ariko byaterwa ni nko kuvuga ngo nabonye ibyishimo inshuro ebyiri ntabwo urumva ko isi umuntu avuga ngo we bango nabonye Imana ngo ari kumwana n'ibyishimo inshuro ebyiri cyangwa umugore nishimye kabiri cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo ni muri iyo sansi none se janna numara kwinjira mu ijuru iyo ni ijuru no kuzabona uburanga bwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ikirenze ijuru Allahu a'lam wasanga ari ibyo ngibyo yego bamara kwishyurana igihe bagiye mu biruhuko ujye mu muriro aravuga rero ngo igihe warapfuye ukiri kuri kano bihaye Allah ushobora kuzabonamo igihe runaka ukazavamo ukajya mu muriro ukaba utegera bya mbere wamara kurangiza ibyo byawe ukajya mu muriro kandi Imana ikubwiye ko ari ubuziraherezo ni ubuziraherezo nyine kuri ba bandi bizaba ari ubuziraherezo ariko nujya mu muriro kubera ko watsinzwe ima wabanje gutsindwa n'urubanza wujyamo cyangwa se urubanza wagize uko wambuka uragenda urenga sirat utangiye kwishyurana n'abantu none urarengerwa ujya muri jahannam icyo gihe ikizagukuramo ni shahada niza gukuramo ko byanze bikunze ku muntu uzapfa atarabangikanyije bavandimwe bayisaba ibintu tubisubiramo kenshi ntibazavuge ngo ntabwo byavuzwe abantu mugomba guhagarara ku idini nyabyo mugahagarara ku ijambo ry'ubuhamya nyabyo mugasenga Imana mukagaragira Imana mukambaza Imana mugatinya Imana mukiyegurira Imana ikaba ari byo byose mu buzima bwanyu ntabwo bisobanuye ngo muzaba marayika ntimuzakora ibyaha nta n'uwagushishikariza gukora icyaha ariko muzagendere kuri ikintu cyitwa shirki ko shirki niyo yonyine izavutsa abana ibyishimo shirki ibangikanya ibintu abantu babwirwa buri munsi byo kujya ku marimbi gusaba abantu b'amarimbi cyangwa gukorera ibintu byabo by'intuza by'ubusabe bwabo mu marimbi bakajyanayo ihene bakazibagirayo abandi bakazitabayo abandi bagakora ibi bintu ni akaga gakomeye ibi bintu bya shirki niko kaga gakomeye uzagira ibyago agapfa afite shirki basi khalas yene none shirki ni umuriro wa jahannam burundu nta n'uzakubwira ngo hari inyoroshyo nyuma yuko warabangikanyaga Allah subhanahu wa ta'ala ariko ku bantu bakoze ibindi byaha Imana izababarira abantu
n'ubutambi buzakorwa. Imana ivuga iti mukure abantu bafite akantu kangana nk'ururo mu mitima yabo ka Imana, mukure mu muriro umuntu wese wavuze ngo la ilaha illallah, waravuze iryo jambo. Ni ukuvuga abazihuguza nabo ngabo bazagwa muri shirki, ariko ibyaha bindi Nyagasani subhanahu wa ta'ala n'ubibabarira, kandi uwishatse aramubabarira n'uwishaka ikamuhana. Kandi inama umuntu yagira abantu nawe yigira niyo kugendera ibyaha kure, kuko n'uwo muriro nawe ntabwo woroshye. Niyo wawujyamo igicamunsi kuva mu gitondo kugera zuhuri, ntugire ngo biroroshye. Umuriro wo ku isi ntabwo nakubwira ngo ntushobora gufata igishirira kuva wenda saa 5 kugera saa 6, ntabwo wafata igishirira mu ntoki. None se uzihanganira ubukana bwa jahannam kubera ibyaha waba warakoze? Allah subhanahu wa ta'ala ubutabera bwe akagushyira mu muriro kugira ngo ubanze ubihanirwe, uzawihanganira? Nta mpamvu. Tinya ibyaha, ugendere kuri ibyaha, wirinde ibyaha, ko byanze bikuze tu. Uko Imana ivuga, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Uzakora gito cyiza azakibona, n'uzakora gito kiba azakibona. Ntabwo aho ngaho barimo abo ngabo. Oya, niyo wayisomesha inshuro miliyoni nta ruqya se ko atari mbi. Iyo ruqya shar'iyya urimo gusabirwa hakoreshejwe Qur'ani n'ubusabe dukesha intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta kibazo. Ariko gusa abo ngabo nyine bariya ntabwo barimo, babandi 70,000 deja bo bazaba bigendeye kera, ko ntacyo bazabazwa ku munsi umeruka, ntacyo bazabazwa bariya. Abari 70,000 ntibari muri abo ngabo y'igicucu, bo bazaba bageze iyo bajya, ibintu bigishyushye. Wacyumvishe nje? Ni ukuvuga ngo bariya abantu 7 hamwe nuko bazaba bari mu gicucu nta kibazo bafite, ariko bazabazwa kandi babandi 70,000 ntibazabazwa. Bamubona gute se? Waba uri muri jahannam ukabona Imana? Imana iravuga muri Qur'an iti kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Ntabwo ari byo, bo abagomeye Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka ntabwo bazabona Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo bazabona Allah. Mwebe bitubwire cyangwa se wadusomere tuhumve. Hadusomere tuhumve cyangwa bitubwire ibyo bice. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo hari fariqu fil janna wa fariqun fi sa'ir, gusa nta kindi ku munsi w'imperuka. Ntabwo ibyo ngibyo uvuga ngo
أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة والسابقون السابقون أولئك المقربون. hari abantu bazaba nyine arabi bumoso, hari abiburyo, hari babandi rwose bo ku nsonga bo hejuru. Aho ngabo bigaragara mu buzima bwabo ukuntu bazaba bameze nyine mu buzima bwo ku isi, mu guhembwa n'iki, ndetse n'igihe bava ku isi. Al-muqarrabun batandukanye na ashabul yamin, nk'uko Imana ibivuga muri ya suratul waqi'a. Urumva bo bari kuri daraja yo hejuru, na ashabul yamin bari kuri daraja ya kabiri kandi nayo nziza. Naho babandi ashabu shimal nibo mukadhibin ad-dhalin, abo ni abantu bazahura n'akaga gakomeye. Naam. Ijuru birumvikana, aha turimo kubivuga turabivuga turi ku isi, kandi ku munsi imperuka abantu bajya mu ijuru ibintu bizaba byahindutse. Imana izaba yongeye kurema bitandukanye uko tubibona twebwe. Ni nayo mpamvu aho abantu bazabarurirwa ni hamwe sibyo? Naho bazabarurirwa niho hegeranye, hari amababa bazakenera bajya ku iriba, hari amababa, hari bazakenera. Mu nyigisho twagiye tubona zose ntayo bazakenera. Ngira ngo n'abantu nibajya kunyura kuri sirat nta mababa bazaba bafite rwose. Mu nyigisho zose twagiye tubona n'izo tuzabona, n'igihe bazaba bari kuri kantara nta mababa bazaba bafite, sibyo? Hanyuma n'ijuru abantu bava kuri kantara bagiye mu ijuru nanone ni ugutambika. Intumwa y'Imana izahita igenda, ko iyo intumwa y'Imana biza kuvuga ngo izazamuka, ariko ikizabaho nyuma ya kantara intumwa y'Imana izagenda ikomange. Ni ukuvuga naho ngaho noneho abantu bamara kugera mu ijuru niho wenda hazaba abantu kuzamurwa, uko bazazamurwa n'Imana y'ibiza. Abantu bazajya mu ijuru mu nzego zitandukanye bitewe n'ibyo bajyaga bakora, nk'uko Imana ibivuga. Ubwo rero ko bazajya bazamuka nta na kimwe gishobora kunanira Imana. No ku isi abantu barazamuka, ukava mu nzu ya mbere ukagera mu nzu ya 20, mu ijuru nibyo bizananira se? Ubwo Imana nizi ukuntu abantu bazajya bazazamuka mu nzego, uko bazajya bazamuka bajya mu ijuru. Ariko bigaragara ko ijuru rihereye aho nko ku kibuga gisa nkaho ari kimwe kiriho ibyo byose, ariko wamara kuryinjiramo hakabaho inzego zigiye zitandukanye. Ibyo mu ikaburi ni iby'idini bitatu: nyagasani wawe, idini yawe n'intumwa yawe. Ariko ibyo umuntu azabazwa ku munsi w'imperuka nta dini izaba ikenewe hariya. We ni ukukubaza ngo idini wayihagazeho gute? Kuki utajya gusari? Kuki utajya gufunga? Kuki utagiye Maka ufite ubushobozi? Kuki wicaga? Kuki wamennye amaraso? Kuki wasambanaga? Kuki wanyweye inzoga? Kuki wamukiye mugenzi wawe? Kuki wasuzuguye ababyeyi? Kuki wahemukiye umuturanyi? Kuki? Ibyo ni byo abantu bazabazwa ku munsi w'imperuka. Ntabyo kuvuga ngo man rabbuka, oya, ibyo ni byo mwumva. Ariko ku munsi w'imperuka ni ukubazwa detaye zose z'ubuzima, uko wagandutse n'ibyo wataye, uko wagomeye Allah na byose wakoze. Umuntu ni ukubazwa byose, nta na kimwe gisigaye. Ariko nko twabonye turimo kwiga ukuntu Imana izabarira abantu, hari abazerekwa gusa ibyaha bagenda bahitamo abo ngabo, niba abandi bazabona ibitabo byabo mu maboko y'uburyo. Hari abandi rero Imana izajya ikubaza buri kantu kose, detaye zose. Kuki wagiye gukora icyaha cy'ubwicanyi?
kuki wagenda gukora ibi byose? Imana ibikwereke mpaka utangire kujya impaka. Aho ngaho rero nyine nutangira kujya impaka ntukazaba kabaye. Murakoze cyane. Niyo miterere y'ibibazo byo ku munsi w'imperuka, kandi ibibazo byo ku munsi w'imperuka ni ibibazo bizaba bitari ibyo gushakisha kubera ko uzaba ufite igitabo cyawe n'ugusoma bazakigushyira imbere bakubwira bati somere wowe ubwawe, soma nurangiza usobanure iki waragikoze naragikoze, iki waragikoze naragikoze, iki waragikoze naragikoze, iki waragikoze. Kuri babandi Imana izagira ubuntu ibabwira iti ibi narabibahishiriye mu buzima bwo ku isi ndanabibabariye mu buzima bw'impera mugende mujye mu ijuru. Ariko kuri babandi nyine barenze imbibi Imana ikabona ko ari abo guhanwa, bazahura nyine n'akaga nyine, niyo kaba ari ak'igihe gito ariko bazahura nako. Yego. Ntabwo ari ukuboza, ni ikigeragezo kindi suratu, ni igice mu bice bigize ibizabaho ku munsi w'imperuka, ariko ntabwo bihanagura ko ibintu bizabyarangiye ngo warenze suratu wagiye mu ijuru. None se ntabwo uzi hariho n'abandi bantu ku munsi w'imperuka bitwa ashabul araf? Abo ngabo bazaba iminzani yabo, ibyiza byabo byabaye senkani n'ibibi byabo byabaye senkani. Ntabwo bagize 51 ngo batsindire ijuru, nta nubwo bagize 49 ngo bajye mu muriro. Byose ni amadodani. Bazahagarara bajye mu bigeragezo, atari ibigeragezo byo guhanwa cyangwa se kugira gute, ariko batazi ngo birarangira gute, ko byabaye senkani. Ibyaha senkani, ibyiza senkani. Bazajya gutya niberekwa mu ijuru bati Nyagasani Imana wadushyize mu mu ijuru, niberekwa umuriro bati Nyagasani Imana uturinde umuriro. Ariko kubera gukomeza gutakamba n'ubutambyi buzakorwa, bari abantu fi nihaya Allah subhanahu wa ta'ala azabashyira mu ijuru kubw'impuhwe ze subhanahu wa ta'ala. Nabyo bizabihanye. Nibyo ngibyo rero hariya ni mu rwego gusa rwo gusoza imibare hariya kuri Kampala. Hadithi zirahari abo ngabo nyine abagomba kuwujyamo, ariko hari abandi bizaba nyine bitararangira neza, cyane cyane nk'ibintu birebana n'amahugu abantu ku bandi. Hariya amahugu azakemukira hariya, amahugu ari hagati y'abantu. cyane wahugujwe muri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iriya hadithi intumwa y'Imana ivuga ngo atadruna man al-muflis, abazanyendo bakamuga ati umuntu wahombye al-muflis, ngo uwahombye muri twe man la dirham lahu wala mata', utagira ifaranga cyangwa icyari cyo cyose cyamufasha. Intumwa y'Imana yabwiye iti la al-muflis min ummati yati yawm al-qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam وياتي وقد شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Imana iravuga iti ntabwo ariko mu bitekereza uwahombye n'umuntu uzaza ku munsi w'imperuka akaza noneho atari n'imbokoboko, yarajya agasari cyane, agafunga cyane, agatanga n'izaka cyane, ariko hamwe n'ibi bikorwa bikomeye akaza hari uwo yamennye amaraso, akaza hari uwo yabeshyeye, akaza hari uwo yari umutungo we, akaza. Noneho bizagenda bite? Urubanza ruzagenda rute? Ruzarwikora. Uwo yahemukiye bazajya bamuha kuri za zakaze na za swala ze, baterure bamuhereze.
n'undi gutyo baterure bamuhereze, n'undi gutyo baterure bahereze abo yagiye ahemukira. Noneho ibikorwa byawe byiza nibirangira batangire kuvuga ati none se ko ashiriwe ibikorwa byiza yari arimo kwishyura birashize, bigende bite noneho kugira ngo yishyure abantu, ubwo ba bandi bazajya baterura ku byaha bakoze bamushyire ku mutwe, bongere ku byaha bye nawe. Abantu bose yahemukiye kubera ko babuze icyo yishyura, babakureho ibyaha babinajye ku mutwe we, nibiba byinshi bamunajye muri jahannam. Iyo hadithi irahari kandi ni hadithi sahihi, nuko bizagenda. Uretse gusa nyine ko nyuma naza ari muri ba bantu ba la ilaha illa Allah azagirirwa ubuntu, ariko yamaze kubona nta naho bazahurira, ubwo bazabasangayo gato abasuhuze. None uzasome Qur'ani neza, urimo urajya kure cyane. Umuriro ni w'abagandukiramana, abemeramana, la astaghfirullah alazim. Ijuru ni iry'abagandukiramana, abemeramana, umuriro ni w'abahakanye Imana bakagomera Imana. Nugira uzaba ufite ibyo urimo kubazwa, barakubwira ngo laysa ba'da al-kufri dhanb, nyuma y'ubuhakanyi nta cyaha, nyuma y'ubuhakanyi nta cyaha. Kandi ntimugire ngo umuriro iyo bavuze umuhakanyi n'uwo ari we wese utera umugongo imbago z'Imana. None se aho tuvuga bazawujyamo, nubwo Imana izabagira ubuntu bakoroherezwa, n'abahakanyi se batewe umugongo imbibi z'Imana subhanahu wa ta'ala, ntibazawujyamo se? Bazawujyamo da, ariko nyuma bawuve. Numva ari ibingibi rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala iherezo ryiza, adushoboze gukiranuka no guhagarara ku idini, atugirire ubuntu, tuzapfe nta wundi twemera uretse we, nta wundi twiringira uretse we, nta n'undi twakwiyambaza uretse we, nta n'undi twatura icyo ari cyo cyose mu masengesho yacu uretse we. Igihe tugitegereje rero umwanya wo gusara, inshallah waba ufite ikibazo kimwe bishoboka. عليكم السلام. Yego. Iyo ari umwanya muri safa ya mbere abantu batagiye ukabona uri ari kandi basaba kujya mu mwanya, ni uri mu ikosa cyangwa bari muri safa kandi batagiye bari mu ikosa. Ubundi aba bahageze bakagombye kwicara neza n'undi mukoro kugira ngo hatagira ushyira undi mu ikosa. Kandi abantu niba waje mbere harana kuba uri ku safa ya mbere, safa yuzuye neza, n'uwa kabiri gutyo kugeza ubwo nyine uza atajya muri ihraji yo kuvuga ngo arimo ararenga abantu agiye gushaka aho yicara. Ibyo ari byo byose rero ni ukuvuga cya mbere kuba abantu bari mu misigiti baba barabamira baba barabayimamu guharanira ko icyo kintu kimwe, nubwo wowe witwaza ngo ngiye kwicara hariya nabonye umwanya mpaka ukava ukarinda ugera, icyo kintu n'umwe Imana yarakibujije, nubwo ari cyo koko witwaje nicyo, ariko igikwiriye ni uko wicara kubera ko umusigiti uruzuye. Imyitwarire gusa ko abantu bicaye nabi abandi bameze batyo kugira ngo wikure muri icyo kibazo cyo kugenda usimbuka abantu, yicaraho aho usanze umwanya bishoboka. Ariko n'abandi bakadufasha nyine, ba Bilali n'abayimamu bakajya bibutsa abantu icyo kintu kugira ngo hatabaho nyine urwo rwitwazo. Cyo rero nduze gusoma khutba ari sunanira za buri munsi
yego se ko batubwiye ko nyuma y'ijuma imbere y'ijuma ariko dusara ijuma dusarira ebyiri yego se ku zino umuntu afite umuco wo gukora zino rakenye za mbere za buzima busanzwe yabikora umunsi w'ijuma bimeze gutya no ku munsi w'ijuma ni uko ushobora gusari izo suna nyine kubera ko atasanun cyangwa se gukora ntuza atatuwa uko umuntu ashoboye ku munsi w'ijuma kabla dhuhur haniyo haba ari ku munsi w'ijuma ko urasari kabla aljuma na baada aljuma wasari شيخ عبد القادر موعظك حلوة أنا أريد رقم تليفون شكرا معلش شيخ تكوزكم وجيه نعم تفضل ko abahungu turazuka twambaye ubusa yego tutanasiramuye yego tuzajya no mu ijuru tumeze gutya nyine ibyo ni ukuri abantu bazazuka bambaye ubusa ni hadithi y'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaturutse kwa Aisha aho yavuze ati yuhsharu nasu ifata urata ghurla abantu ndetse bazazuka bambaye ubusa nta birato batanasiramuye niko bimeze ariko abantu bazambikwa mbere y'uko bajya mu ijuru nyine n'umuntu wa mbere uzambikwa nk'uko twabivuze ni Ibrahim alayhi salam abantu bazambara hari ikirisi byose si byo biri mu ikapu iyo ngo bapfuye bate kare byo ni ibyanga ku isi wajya gupanga abantu ikuzimu iyo ugiye ibintu umuntu akora biragirira hano ku isi byo kuvuga ngo wenda hari iyo umuntu apfuye ibikorwa bye biba birangiye keretse wenda ibyo wakoze mu buzima bwawe cyangwa se sadaka watanze cyangwa se ikindi gikorwa ariko iyo umuntu yamaze gupfa harasi nta kindi gikorwa wakorwa ngo uburyo nguko cyaguhemberwa yego musara yego 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 cyane waje wakerewe hanyuma ugeze no mu iswara ubona nawe yego jamayirizi hariyo wasayi ibyo bintu rero twicara tuvuga iyo turi mu muryango w'iswara tukavuga tuti nyamuneka niba hari igikomeye umuyisilamu agomba kwitwararika ni iswara as-salata wa mabarakat aymanukum muzitwone umurage wa nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abayisilamu kwitwararika iswara rwose mujye mwitwararika iswara mumenye ko umuntu kuvuga ngo wacitswe n'iswara nibigushobokera bizaba ibanga ryawe rwose gucika n'iswara ntabwo ari byiza bigerageze ariko biramutse bibaye nk'uko bivuze ushobora kuza bibaho rwose hari ikidashoboka ushobora kuza wakerewe gusari hanyuma wanatangira gusari ubuze yawe igacika wasubira gutabaza wagaruka ugasanga iswara irarangiye ni ukuvuga ngo iswara ugiye gusari niyo ngiyo ubwo ugize amahirwe ukabona n'undi wagufasha byaba ari byiza ariko rwose iswara ni yego
cyangwa se atangiye kugira akazi urakoze. icya kabiri yarakwengera umusarani buriya uramutse uje wakerewe uri gutara kabiri impamvu bari bari kuza ntakerewe cyangwa se wenda urabona ko bagiye kuza kuba wazisara cyangwa wakorera ku kibazo kirabona rero n'intuza n'igihe iswala ya ijuma izo wavugaga igihe gucikira iswala ya ijuma igucika ari uko imamu nyine atoye salamu arangije iyo arangije raka urumva utasahindira kanini icyo gihe usare dhuhri wowe deja ubu urumva nta ijuma wasaye dhuhri. iya mbere yagucitse wayishyura ariko raka ebyiri zose zagucitse usare dhuhri. none urasara ijuma khalas biraka yarangiye deja wiswara yagucitse ni ukuvuga n'ubwo gukorwa mu bintu ntabwo yagucika kubera ko umusanze muri football, ntabwo yagucika kubera ko umusanze arimo gusari. iyo ufashe iraka gusa ijuma wayifashe, ariko iyo usanze iraka zose zagucitse urasara imboga. hanyuma cya kindi kintu cya kabiri zaraka ebyiri wavuze, ni ukuvuga ngo ziriya raka ebyiri urazisara igihe icyo ari cyo cyose, haba ari muri kutuba ya mbere haba ari muri kutuba ya kabiri. ariko nyine iyo bihuje n'uko bahagurukije iswara bagiye gusara iswara ijuma, ngo biba bipfuye nyine. nk'uko n'ijuma ushobora kwibura kubera gukererwa, ni nako n'ibindi byose byari itegeko ushobora kwibura gutyo. bityo rero ntabwo wasara isuna mu gihe abandi barimo gusarira ebyiri za ijuma. ariko ubona hakiri umwanya ushoboka, wenda bageze muri kutuba ya kabiri batangiye kugera ahari abasabira abasangirangendo testahindika. iyo yicaye muri bayanga naso mubwiriza n'iki kuvuga muri hagati ugusaba Imana tu tastaghfirullah. akhatibu wa yakub yabwiye abayisilamu muri rusange ati aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu, mugasaba Imana imbabazi, mugasaba na Allah subhanahu wa ta'ala. icyo ni cyane. naho kiriya nyine narimo ziriya ayo uvuga niko navuze. Imana ivuze ngo ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, mutinye Imana ukuri ko kuyitinya. abasanyanyendo babajije numwe manase twatinye Imana ukuri ko kuyitinya gute? Ravuga ati mutinye Imana uko mushoboye, tinye Imana uko ushoboye. ariko uko ushoboye nyine ni ukudakandagira, ntabwo uvuga ngo ukandagiye imbago. uvuga ngo utinye Imana usaye dhuhuri uretse na asri ngo utinye Imana. oya, tinye Imana wuzuza imbago z'Imana. Alaikum salam. ikibazo wari usobanuye umunsi w'ijuma, umuntu abayahudi n'abanasara batigeze basobanukirwa bamenye umunsi wabo wo kuwa gatandatu. yego ubona swara kwino ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga yuko ariko twashoboye kubisobanukirwa. yego kugeza ku bisobanura kugira ati umunsi w'imperuka uzagana ko ari ku munsi w'ijuma. ibyo twakivuzeho ubushize. wese akaba yitwa umunsi w'ijuma. yego ikibazo nari mfite kuri ino duniya turiho, abantu benshi imitwe yabo bishyizemo ko umunsi wo kuwa gatanu ari umunsi mwiza w'Abasilamu. yego abantu benshi bazi ko ari umunsi
wenda nabisora nk'umunsi wo guhuza mu byaha n'umunsi wo kuza mu byaha wenda avuga ati kuwa gatanu ubwenge yatangiye ntabwo wahumvisha umunsi wo guhuza iki nyine no kuri ino si turiho yego y'abanaswara yego ntabwo ari isi y'abanaswara nyine bumva ko twebwe tuzi ko ari umunsi mwiza yego ariko bumva ko ari umunsi wo gutangiraho ubwenge ehe ibyaha byose bitangira ubwenge yatangiye yego kandi bitangira kuwa gatanu ikintu njye nashaka ko wadusobanurira nk'uko abo bantu nyine bafata nk'aho nyine twashoboye gusobanukirwa ko umunsi wo kuwa gatanu ari umunsi mwiza ariko se abo bantu bo wavuga rero bafata ko umunsi wo kuwa gatanu ari umunsi utangiye by'irari bishuko uratangira ukongera ukajya inyuma ukongera ugatangira ibyo ari byo byose ubu niba ariko babibona ngo haba hatangiye ikiruhuko ibyo ni ibyaha ni igihe cyose umuntu yaruhuka twebwe nuko tuzi ko ari umunsi ukomeye mu idini ari umunsi tugomba kwitwararika iswala y'ijuma ndetse tukanakora wa gatandatu ku cyumweru wisama ugomba gukora ukaruhuka ni nyine niba wumva ukeneye kuruhuka kandi ukanasenga ko n'ubundi Imana nicyo yadutegetse gikomeye ariko ibyo by'umwihariko kuvuga ngo uyu ni umunsi ngo Imana yaruhutse ngo natwe tugomba kuruhukaho ntabwo Imana yaruhutse ntabwo Imana yaruhutse ko ntabwo inanirwa mu biranga Allah subhanahu wa ta'ala nuko atananirwa urumva ntabwo rero ibyo ngibyo abandi bavuga ngo batangiye ikiruhuko ibyo byose ni iby'iki gihe abantu bazanye by'ibihimbano none se ahubwo ijuma mubaraka iyo mubwite se mbese bamaze kwitegura ijuma icyo nicyo gikenewe ukamushishikariza ahubwo kwitegura yitegure yisukure ajye mu musigiti hakiri kare icyo nicyo cyari gikwiye abantu bakabwirizanya ibyiza bakabuzanya ibibi bakibukiranya ibyo bagomba kwibukiranya mu bintu bibakomeza komeza kwitwararika uwo munsi no kubahiriza isengesho ry'ijuma ugiye ku isaha ya mbere nyine genda hakiri kare mu masaha 3 ingamiyo urayijyana saa 3 hari umuntu wabona musigiti hano oya musigiti barayifungura ibyo ngibyo bamaze gufata umurongo na imamu yarabivuze ubushize avuga ko ku ijuma rwose uje ku isaha ya mbere usanga umusigiti ufunguye nta kibazo n'ibyo rero biba bigomba kubahirizwa none se ijuma birumvikana nta nubwo warinda ubaza ijuma ni faru ukwiriye igira isuku ngo garagaza yuko yakanguriraga kuza kwituma bisukuye ese ko umuntu waje kwituma bisukuye aho akanuka igihumuro kibi yego iki cyangiza iswala yiwe nta iswala nyine ubu ni uko wameze mutafanya nini ese aba khalafa sunna abagiye ukubiri na sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana itwigisha ko abantu bagomba kwitunganya ku munsi wa ijuma bakiyuhagira
bagatera umuswaki bagasiga amavuta ahumura bakaza kare. Were uhisemo kuza gusara n'icyuya, ntabwo icyuya cyonona iswala. Nyine gusa uri umuntu wanyuranyije n'umurongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icyo gihe ashobora kubwira nyine n'abari aho ngaho, undi ashobora gukomeza. Umunsi uzicara hano inyuma akakubwira atagiye ibyuho. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikibazo mfite kiragira kiti nko mu gitondo igitotsi cyamfashe ku buryo kanguka byabuze, simbona ukuntu nsari abifashe akanguka mbona izuba ryayo, none ubwo nasari abifashiriye cyangwa nayihore? Oya, urayisari kubera ko iyo umuntu iswari munyuzeho kubera ibitotsi cyangwa se indi mpamvu ikomeye iri hanze y'ubushobozi bwe, iyo mpamvu iyo uvuyeho ibitotsi cyangwa se iki urasara. Ntabwo rero ari byiza kureka iswara kubera ko igihe cyanyuzeho. Nibyo ngibyo rero. Reka ikibazo cya nyuma hanyuma wenda narimo amarabaza. ntabwo bisobanukiwe neza, ntabwo nasubiramo, ariko akenshi akunda kurangiza utuba abashe barangiza utuba ayahe ari amagambo ari muri Qur'an cyangwa ni cyane, ahubwo ni aya Qur'an. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Iyo ni aya Qur'an. Imana iravuga ngo mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala abategeka kuba abantu muhagaze ku butabera no kugira neza, kandi Imana ikabuza ibibi n'ibintu by'urukozasoni bitabereye umuntu w'Umuyisilamu, n'ubwononyi n'urugomo. Ni nk'amagambo mbese akomeye aherekeza mbese kugira ngo abantu bajye babizirikana ko Imana ni ukukwibutsa. Ni aya Qur'an ikwibutsa kugira ngo icyo kintu ujye cyitwararika. Ni masala yabayeho cyane cyane ku buyobozi nyuma y'urupfu rwa Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Urumva Uthman yishwe n'abantu bafite imyumvire iciriritse yo hasi, baje bazunguruka urugo rwe mu mpera z'ubuzima bwe. Abasilamu nyine bijya bibaho ibyo ngibyo, ni naho fitina zatangiriye hariya. Bazunguruka urugo rwe bamuhora ngo atonesha bene wabo, ngo sinzi ibiki n'ibiki, ibintu byinshi cyane, paka baramwica radhiallahu anhu. Ariko niko Imana yabigennye, kuko n'abasanganyendo bashatse kujya kumutabara, abana ba Ali, Hassan na Hussein n'abandi na benshi masanganyendo b'intumwa y'Imana bashaka kujya kumutabara, bavuga ati mwigire mu kazi kanyu, mubihorere, bazahura n'urubanza rwabo imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Mu by'ukuri ubwo ngubwo naho ngaho muri hadith mu magambo yavuze, sinzi ukuntu yafashwe n'agatotsi Uthman, arota intumwa y'Imana imubwira iti urashaka Nyagasani kuzanira ingabo zigutabare none ahangaha zigukiza abo bantu, cyangwa urashaka kuza gufutura iwacu? Uthman aravuga ati bali al-futra indakum ya Rasulullah, abasanganyendo bakundaga intumwa y'Imana, ahubwo ngiye kwiyizira nkaza gufutura iwanyu nibyo byiza. Ubu munsi we wa nyuma wa Uthman radhiallahu anhu, ariko amaze gupfa ba bandi bamwishe ni nka kwa kundi ukora ikintu ugakubita hirya ugakora hino ukabona ibintu birakuyobeye. Bashatse bagira umuyobozi nyuma ya Uthman birabagora,
ntumve ngo bashyizeho na Ali, ntugire ngo bashyizeho Ali. Nta na rimwe Ali ibn Abi Talib bigeze arwana ubuyobozi cyangwa se ashaka kujya mu buyobozi na rimwe. Noneho bigeze aho bica umuyobozi wa Islam na fitne iyo ngiyo babibonye, baramubwiye ati njye sinshobora kujya muri ibi bintu. Ali arabyanga kabisa, bamutumaho intumwa, arababwira ati sinabijyamo. Ku bwa gatatu aramubwira ati nawe basi ubwo itegure bagusarire hamwe nawe. Abantu bigeze aho ngaho, urumva biba bidakomeye. Yasanze yabyemera nta kundi. Abo bisha Uthman abari bamushyizeho, igihugu cya Islam cyari kimaze kuba igihugu kigari cyane, gifite imbibi zacyo muri Afurika, za Misiri, za Libya, za Niger, Palestine, za Iraq, impugu za Sham, hose ari igihugu cya Islam. Na Mawi ubwo yari muri Sham, ari we muyobozi waho, yari guverineri we icyo gihe, guverineri wa Sham. Hanyuma Amir al-Mu'minin bose ibyicaro byo byari Madina. None haba ikibazo, Ali aba bantu ushobora kuvuga ngo ni inkora amaraso, nizo zimufashe, zimurinze, zimugendaho, zigira zite. Hanyuma n'abandi basanganyangendo nka ba Muawiya bin Abi Sufyan bariyo za Sham, nta telefone zabagaho, wenda nko umuntu uvugana n'umuntu ku buryo bwagutse kandi mukavuga byose mugomba kuvuga mwenyine, haba ari ku ishusho cyangwa se ku ijwi. Reka da, urwandiko rwazaga rukamara wenda nk'ibyumweru 2-3 bigoranye. Noneho bumvishe ko Ali ibn Abi Talib babyita ko babyita arimo arakorana n'aba bandi bishe Uthman ibn Affan. Abaguverineri baravuga ati gute Amir al-Mu'minin, twe nta kibazo dufitanye nawe, ikibazo dufite n'abantu bishe umuyobozi w'Abayisilamu, wemera gukorana n'abantu nk'abo gute? Nawe mu buryo bwashobokaga bw'itumanaho akababwira ati ntabwo ari ko ibintu mubitekereza, nanjye ibintu birandenza kurusha uko mubyumva, nemera gukorana naho gusa narabyemeye, banshyizeho ku ngufu, n'ubu nta nubwo nakwinyagambura. Ninkawe yakabwiye ati nta buryo mfite bw'ubutabazi bundi bugufi kugira ngo mbigobotore, hanyuma tubafatire n'icyemezo kibakwiriye nk'uko amategeko y'idini abiteganya. Byari ibihe bigoye muri umma wa Islam, naho fitna zatangiriye na fitna z'abashiya zibyukira aho ngaho nyine, kubera ko hariho bamwe bahise biyomora kuri Ali, bumva ko Ali ari mu makosa yo gukorana n'abantu bishe umuyobozi wa Islam. Kandi nayo mu ntangiriro ya mbere niko babyumva, ariko abo bamwishe nibo bamukikije, nibo bamurinze, arabashyirayo. Mwebwe murimo kumubwira ngo abakorere kisasu, muri kure. Iyo giterwa inkingi nta n'umwe wamutabara, arabigenza ati. Ihali rero yakomeje kuba gutyo. Ali we akabona ko nta kisasu yabakorera kubera ko nta bubasha bafiteho. Abandi nabo bakamubwira ati nawe nutabakorera kisasu natwe turakuvaho. Iyo ni fitna ikomeye cyane. Abenshi bakunda rwaserera, ni naho ngaho bakunda kurebera cyane cyane batarebye nk'izi, mbese nk'iyi wado nk'iki kibazo nk'uko Ali yakibonaga cyangwa se Muawiya yakibonaga. Ushatse ushingiye kuri ibintu bibaze kukubwira, ushobora kuvuga ngo ari Ali yari mukuri mu byo yavugaga, ari na Muawiya yari mukuri mu byo yavugaga. Icyaje kubaho rero nyuma yaho, Ali nyuma yuko ari mu buzima bugoranye nka gutyo, yakoze intambwe ashaka kujya Sham kugira ngo ajye kureba Muawiya. Noneho wenda bimuha amahirwe yo kwicarana nawe mwereke situation y'ibibazo uko bimeze. Ariko ibyo ntabwo byari mbese ku nyungu z'abariya bamushyizeho barisha Uthman, barimo banamukikije. Babonaga ko agize gutya agahura na Muawiya bakumvikana, bakamenya ikibazo uko kimeze, aribo mbese bagarukirwa bakarebwa ikibazo cyabo. Baragiye bageze hafi yongiyo nyine muri za Iraq gutyo mu mpuga aho ngaho, na Muawiya batarabonana, batangira gutumanaho intumwa n'iki. Niho habaye ibiganiro bisoza bivuga ko nta cyatuma haba urugamba hagati yabo bombi. Nta mpamvu y'urugamba hagati ya Muawiya na hagati ya Ali ibn Abi Talib. Bose n'abasajjanye n'intumwa y'Imana kandi bafite umwanya ukomeye. Ali
yari mwene se w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min as-sabiqin ila al-islam kandi akaba n'umukwe w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Muawiya nawe yari afite isanyo rya bugufi, sinzi niba ari mushiki we yari yararongowe n'intumwa y'Imana, ikintu nk'icyo naho byari biri. Baba barumvikanye, impande zose zumvikanye. Ariko niba hari ibigeragezo muri umma, mu mubiri wa umma y'abayisilamu, ni ntuza n'ikundi ry'abanafiki n'abantu babi b'abagome iteka baba bari mu idini, bagaragaza ngo bari mu idini kandi batayirinda, bashaka gusopanya ubuyisilamu. Ku ruhande rwa Ali ngo bari buzuye, no ku ruhande rwa Muawiya ntibari kubura. Noneho babonye impande zombi ebyiri zikomeye, izo ngizo nabo bazagenda bemeranyije, baravuga ati ko bamaze kwemeranya. Ali mu gitondo arabyuka yisubira Madina, ikibazo bagikemuye, bazareba uko babikora. Niki kigiye gukurikiraho, nitwe tugiye kugwirwa n'imvura y'amahindu. Baravuze rero bati kugira ngo tuburizemo ibi biganiro bagiranye, mwebwe muze gucunga nka saa 7 z'ijoro, saa 8, mwebwe abanafiki. Abaha ngaha ku ruhande rwa Ali barase, nabo ku ruhande rwa Muawiya barase. Niko byaje kugenda. Noneho Ali ashiduka uruhande rwe rurimo kuraswa, agahamagara Muawiya ati se ko twari twemeranyije ko nta ntambara igomba kuba hagati yacu, byagenze bite? Uko arimo kuvuga ni ku ruhande rurimo kurasa. Noneho n'abandi bo ku ruhande rwa Ali nabo banafiki ariko banaga. Ibintu birakomeye, bisanga bagiye mu rugamba rukomeye gutyo. Ariko nyirabayazana ari iki? Ari munafiki, bari mu mpande zombi. Mu rugamba rwari rubabaje, n'amateka yarwo arababaje, ariko nuko abantu nyine nk'abo ngabo bose baba bashaka gukerensa abasangirangendo b'intumwa y'Imana, buririra kuri ibyo ngibyo, bagashaka ndetse no kubona ko Muawiya yavuye mu Buyisilamu, cyane cyane nk'abashiya abo ngabo, bakubwira ngo bari kumwe na Ali kandi bamubeshya, urumva. Hanyuma ibibazo biraba birangiye, intambara irahosha ku buryo Ali yaje no gupfa, ndetse nyuma yaho, hanyuma amaze gupfa, ubuyobozi bufatwa n'umwana we Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, ayobora Abasilamu nk'igihe gitoya cyane, yaramu nk'amezi nk'atandatu. Abonye ibibazo biri hagati ye na Muawiya, ko yakomeje inzira se yari yatangiye yo kumvikana na Muawiya, yarayikomeje hatitawe kuri iyo fitna yabayeho y'abanafiki, arayikomeza. Uwabonye bimeze bityo ahamagara Muawiya, hari n'abasanyanyendo bakuru, na Hassan nyine yaramaze kuba umuntu w'umugabo ukuze, aramubwira ati ngewe ku nyungu z'Ubuyisilamu, Ali ibn ntuza Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, ku nyungu z'umutekano w'abayisilamu, ndagira ngo ngire icyo twemeranya. Ngewe ubuyobozi ngiye kubureka, khilafa ndayiretse, kandi ni wari ubikwiriye. Urumva Hassan ibn Ali umwuzukuru w'intumwa y'Imana, ariko ku nyungu z'Ubuyisilamu ndabiretse, gusa abayisilamu babe mu mahoro, n'intugunda n'intambara ziveho, bihagarare. Koko Hassan yabaye nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabivuze. Intumwa y'Imana yajyaga ireba Hassan akiri umwana, ikavuga iti inna hadha ibn hadha sayyid wa la'alla Allah yuslihu bihi bayna al-fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Ati umwana wanjye ni umutware, ati wenda Imana izamushoboza kuba ari uzahuza amatsinda birakomeye y'abayisilamu. Nuko byaje kubaho. Nyuma intumwa y'Imana yaranapfuye, Hassan niwe washoboye kureka icyo yagombaga cy'ubuyobozi, abusigira Muawiya arayobora, kandi nawe ayobora neza igihe y'Ubuyisilamu. Niho hatangiye ubuyobozi bumeze nk'ubwami ku gihe cya Muawiya radhiallahu anhu. Noneho nabwo bufitina bw'abashiya baje arabasya kwe. Niyo mpamvu mujya mwumva ngo la'natullahi alayhi, ko azi ko aribo bazanye fitina mu Buyisilamu. Yarabaseye, igihugu arongera agishyira ku murongo, Ubuyisilamu bugira amahoro, Ubuyisilamu bugira imbaraga ku gihe cya Muawiya radhiallahu anhu. Hanyuma haza nyuma ye rero mu bana burumva we yari yamaze kurangiza ibye. Mu gihe cy'abana be hariho abayoboye neza, abandi bayobora nabi, bituma nanone abaje bakomeza kurira aho ngaho, gutyo duhavuye ibibazo birebana na ntuza n'amatsinda, cyane cyane n'amatsinda y'abashiya n'inzangano
ibintu nk'ibyo ngibyo naho byaturutse. Ni ikintu kibabaje. Ubundi niho hari uruhande mu by'ukuri rubabaje mu mateka y'abasanganyangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko twebwe uko tuvuga nuko bo ari abantu kandi nta kiba ku bantu uretse icyo Imana yanditse, kandi ibyo nibyo byiza Imana yashatse. Iyo Imana itabishaka ibyo ntabwo byari kuba. Urumva barimo kugerageza kureba uko basohoka mu kibazo, ariko amahirwe uko kuri bo yari ameze nuko bagiye muri urwo rugamba, ariko ubuvandimwe ntabwo bwashize, n'abayisilamu ntabwo bashize, barongeye bariyubaka, bongera kuba umubiri umwe, bayoborwa na Muawiya, bose bamukorera bai'a, ayobora abayisilamu nta kibazo. Nubwo nyine ba bandi nyine bari baratangije fitna babashiya kugiye bavuga ngo ni abantu bashyigikiye Ali, bakomereje aho ngaho, ngira ngo niba bizarangira ku munsi w'imperuka Imana nibizi. Ibyo ngibyo navuga kuri icyo kibazo, kandi numva ni ikibazo kiba kigoye, mbabwije ukuri, ikibazo kigoye, kandi hariho na bamwe bacyuriraho nyine nk'abo bose, bumva kugira ngo basebye abasanganyangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batesha agaciro, bateshe n'agaciro ibyo Imana bari irabashimagiza. Ntabwo abasanganyangendo b'Imana tujya tuvuga ko ari intumwa z'Imana, nta nubwo tujya tuvuga ko abasanganyangendo b'intumwa y'Imana batagwa mu byaha, ntabwo bari masumi, ariko ibyo bakoze birahambaye ku buryo n'icyo baba baraguyemo cyo gukosa Imana izakibababarira. Nk'uko twese tuvuga tuti Imana izatubabarira nitugira amahirwe tugapfa, Imana iturinze kugwa mu ibangikanya, nta kintu Imana itababarira. Kandi abantu kuba bakosa bakarwana cyangwa se bagashyamirana ntabwo bibahanaguraho, nk'uko nabivuze mbere, wasfu yo kuba ari abemeramana, bakomeza kuba ari abemeramana, hanyuma bakiyunga, ubuzima bugakomeza. Reka la hasha lillah. Ali yishwe n'uwitwaga sinzi niba ari Abul Aswad, sinzi ukuntu bamwita nguwo, ni nawe muasisi nyine w'idini y'abashiya bagenderaho, al-lu'lu'ul majusi, ikintu nk'icyo ngicyo gutyo, ikintu nk'icyo. Yamwishe, yamuteye umwambi agiye gusara salatul fajr. Nuko nguko bimeze. Naam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yego. Yego. Imani urebye yaba iri mu ngo mu bice bitatu, igice cyo hasi n'icyo hagati n'icyo hejuru. Ariko turebye ngo nanjye wenda cyangwa n'abandi bose, akenshi urabona imani iri ku rwego rwo hasi, kandi wenda hakenewe iyo hejuru yo ni y'abasangirangendo n'intumwa y'Imana ko bemerewe n'ijuru bakiri hano ku isi. Ariko hagati ikibazo mfite, navuga ati ni gute byibuze imani yazamuka ukajya ku rwego rwo hagati, akaba ariho tutagiye hasi, byibuze tukisanga hagati no hagati. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kiragira ni ku rukundo. Urukundo Imana iravuga ngo nimwari mwaba bemera keretse mubanjije gukunda, kandi ntimushobora gukundana mutifurizanyije amahoro hagati yanyu. None ayo mahoro hagati yacu, urumva ijuru turifite mu biganza byacu, ariko ntabwo abenshi turizi. Kuba wahasarama mugenzi wawe mujya kurekurana ngo ibyaha nyuma kubibababarira, ariko iyi salamu turisuzugura. Akenshi turimo ukuntu yagaruka muri twebwe cyane, urumva ni naho ruzingiye, nabyumva, ariko twebwe turayisuzugura cyane. Ni ibibazo byanjye cyane. Ibyo ngibyo ni byo bibazo byawe. Ibyo bibazo rero, ikibazo kirebana na imani
ibyo bice bitatu sinzi, ibyo bice bitatu ntabyo nzi, ariko icyo nzi cyo imani iriyongera, imani ikagabanyuka. Imani izamuka ari uko wakoze ibikorwa byiza, imani ikagabanyuka ari uko ugomera Imana subhanahu wa ta'ala. Ntabwo imani yawe ishobora kuba ari imani ifite ingufu uri umuntu ugomera Allah subhanahu wa ta'ala, ari umuntu ukandagira imbago za Allah subhanahu wa ta'ala, uri umuntu utabazwa ibyo Allah ategeka reka da, ibyo abujijwe ahubwo sinakubwira. Imani ntabwo ishobora kuzamuka. Imani izamuka nuko urimo kubaha Imana. Nacyo wari urimo kubaza none ahangaha uvuga ngo ese imani yacu yazamuka dukoze iki? Nta kindi, ni uguhagarara ku idini, no kubahiriza imbago z'idini, no guhozaho ibikorwa bizamura imani. Muri byo hari gusoma Qur'ani ku bwinshi, muri byo hari gukora zikiri ku bwinshi, muri byo hari kwicara mu byicaro bya zikiri na ilmu ku bwinshi, muri byo hari kubana n'abantu bakwibutsa Imana no kwitwararika imbago z'Imana cyane. Ukaba ufite inshuti nziza, za nshuti muhuzwa no kuba muvuga ibyiza Imana ikunda kandi yishimira kandi ikanahemba. Ibyo ngibyo nibyo bizamura imani. None wowe niba ushaka ko imani yawe izamuka no kumenya niba izamuka, mbese Qur'an uyisoma kangahe ku munsi kugira ngo imani yawe izamuke? Mbese azkar ukora ku munsi kuva mu gitondo kugera nimugoroba ni zingahe? Mbese ujya ugira umwanya ukicara mu byicaro bya zikiri? Mbese abo ugendana nabo ni abantu koko bakwibutsa Imana? Ibyo nibyo byibutsa umuntu, nibyo bifasha umuntu kuzamuka imani ye. Imani ntabwo ishobora kuzamuka kubera ibyifuzo nka kumwe. Imani izamuka ari uko uri mu bikorwa bizamura imani. Gusoma Qur'ani cyane ariko ntagaceho umunsi byibura udasomye ayat muri Qur'ani ntagatifu. Gufata umwanya wageze mu musigiti, abayisilamu twige kugira ituze. Muzajya mugira mu musigiti mujye mugira ituze, uhagere iswala itarakorwa, ninarangira ntubu wa mbere usohoka, wicare hasi ukora azkar, utakambira Allah subhanahu wa ta'ala. Aho ngaho niho imani yawe izamuka. Icyo ni icyambere. Naho kukirebana n'igikorwa cy'urukundo, ubundi uwisilamu bwubakiwe ku rukundo, kandi uwisilamu bwimakaza urukundo. N'impamvu zose zikomeza urukundo hagati y'abantu, uwisilamu burazishishikariza. Harimo ibyo ngibyo bya salamu, guhana salamu byongera urukundo, gusurana byongera urukundo, gusura urwaye byongera urukundo, guherekeza uwitabye Imana no kumusara byongera urukundo, kubana na mugenzi wawe mu byiza no mu bikomeye byongera urukundo, no kumusabira n'iki. Ibyo byose ni ibintu byongera urukundo. Naho biri byo kumufasha ntuvuge, kuba wamumara inyota, kuba wamumara inzara, kuba wamwambika niba nta mwambaro afite, kuba wamuvuza, ibyo byose ni ibintu byongera urukundo. Niho uwisilamu bwubakiye. Niyo mpamvu intumwa y'Imana hadithi nyinshi cyane yavuze ni izirebana n'izubaka urukundo hagati y'abantu. Urukundo hagati y'abantu uzareba amahadithi arebana no gufungurirana, no kugira umumaro ku bantu. Intumwa y'Imana yaravuze muri hadithi iti ahabbu nasi ila Allah yanfa'uhum linnas. Umuntu ukunditse mu bantu mbere y'Imana ni wa wundi ufite akamaro mu bantu. Ni ese ufite akamaro mu bantu wowe? Ufite hari icyo umariye abantu? Ubukunditse kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurusha abandi. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah, nibikorwa bikunditse kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala, surur tudkhiluhu fi qalbi akhika muslim. Nibyishimo wakwinjiza mu mutima wa mugenzi wawe w'Umuislamu, kubw'ijambo ryiza, kubw'ubusabe bwiza, kubw'inkunga umuhaye. Burya iyo ugize gutyo ugafasha mugenzi wawe akishima, burya ni mu bikorwa byiza intumwa y'Imana yatubwiye ko twajya dukora, kandi ibyo bintu byongera urukundo. Naho hanyuma ibindi rero birebana no gusuzugurana, no kunyegana, no guhimbirana, no guhigana, ibi ntabwo ari mu bikorwa by'Abasilamu. Ibyo ntabwo ari ibikorwa by'Abasilamu. Nta Muislamu, nk'uko intumwa y'Imana yavuze iti al-muslimu akhul muslim, Muislamu n'umuvandimwe wundi, la yazlimuhu, ntabwo yamuhuguza, wala yakdhibuhu, nta nubwo yamubeshya, wala yakhdhiluhu, nta nubwo yamutererana. Muislamu ntatererana mugenzi we. Ariko iyo ubonye Muislamu agutereranye,
ngo umugabo ngo ndabona arimo y'abagabo ngo mumwihorere. Ibyo ntabwo ari ibintu byakongera urukundo. Ni ukuvuga rero ubuyisilamu ni idini y'urukundo, ni idini ishishikariza urukundo. Niyo mpamvu intumwa y'Imana ikigera Madina ivuye mu bibazo bitoroshye Maka, murabizi urugamba yari ifite hagati y'abantu abayisilamu n'abantu barwanyaga ibwirizabutumwa, bakubita abayisilamu, bica abayisilamu bahunga ibihe n'ibihe bagira bate. Intumwa y'Imana igera nawe ihunga, igeze Madina ushaka kwibaza ngo yavuze amagambo mu rurimi rw'iki bavuga nka discours wabwira abantu ugezeho bwa mbere ari cyo gihugu ugiye guturamo, wenda wumva ko yari discours ihambaye, ariko tubyita khutab, amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko intumwa y'Imana yavuze ati ayuha nas afshu salama wa at'imu at'ama wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Yemwe bana mujye muhana indamutso y'ineza, munafungurirane, munakora ibihagararo by'ijoro, muzinjira mu ijuru rya Nyagasani wanyu rwose ku mahoro. Nuvuga ngo khutba y'intumwa y'Imana ngufi cyane y'ayo magambo ni khutba yagaragaza ko ubuyisilamu buryo buzubakira ku rukundo n'ubuvandimwe. N'iki giki ni mu bintu rero abayisilamu twakabaye dukumeyeho, kandi impamvu zose zikajya zikorwa kugira ngo kizamuke. Hanyuma n'ahangaha mbona twasozereza isomo ryacu kuri uyu munsi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kutwakira uwo mwanya kandi azongere kuduhuza ubutaha. Hada wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.